uzi kutumye mbishaka ngo reka tujye kubishogoshogo. Ino video aricyo mpamvu nsaba kugira ngo muyisharinge izagende igere ko igomba kugeraho, ishobora kugera kuri bijiyo bijya cyangwa se ikagera no kundi muntu wamuhuza na bijiyo bijya, kugira ngo ino mano y'uno mujene bamwita Teta Fabrice kugira ngo nawe igende izamurwa. Uzi kuntu hita icyamamare bibaga bishimishije. Yes, rero niho TV murabyumva. Uno mujene akeneye guhuzwa nabija iyo bija. Basuhuje inshuti bakunze ba Niho TV, mwebwe mudahwema kugenda mudukurikira umunsi ku wundi, aho tugenda tubazanira abantu benshi bagiye batandukanye, bagiye bafite impano zigiye zitandukanye. Uyu munsi nkuko mubona turi kumwe na Gasongo, murabona ko ni umurasha, ni umurusiya kuri nge. Niyo mpamvu tumuzanye hano kuri Niho TV kugira ngo tugende tuganira, tumenye ngo ni muntu ki, ashoboye iki muri societe. Ikaze kuri Niho TV. Murakoze cyane. Ongera ijwi, twongere tuguhe ikaze hano kuri Niho TV. Murakoze kunyakira. Yes, mwabyumvise, turakoze kumwakira hano kuri Niho TV. Yes, tutaravuga byinshi, urumva arinde, urumva aje gutangaza iki hano kuri Niho TV. Amazina yawe yiswe n'ababyeyi, witwa nde? Amazina yanjye yiswe n'ababyeyi, banyita Teta Fabrice. Teta Fabrice, uri bugerageze wongere ijwi kugira ngo abakunzi ba Niho TV bagende bakumva neza 5 kuri 5, kugira ngo hataza kugenda hagira ikintu kibisobwa. Murabizi nge vava nafashe intego cyangwa se mfata umwanzuro wo kuzenguruka igihugu cyose cyangwa se imana aho zaba ziri hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo ngende nzitahura, tugende impano dushaka kuntu twagenda tuzihuza na ba nyirazo cyangwa se n'abafite ubushobozi buruta ubwacu. Fabrice, Teta, kanongeho nabijiwe bijya. Ni ryari wumvishe ko ufite ino mpano? Byahereye mu mwaka wa 4 mu mashuri yisumbuye, aho naganiraga n'inshuti zanjye, ariko nyine ko nakundaga bijiyo bija. Ikiganiro cyose twagiranaga nakivugaga nka bijiyo bija. Nkababwira nk'akantu nabonye bijiyo bija yavuze, nkakababwira umva barishimye. Nkuko uvuze ngo iyo twaganiraga cyangwa se naganiraga n'abandi bantu, navugaga mu mvugo ya bijiyo bijya. Natwe tujye kuganira, uganira mu mvugo ya bijiyo bijya, kugira ngo abantu bataza kugira ngo ni kwa kundi umuntu afata akaboroka imvugo y'umuntu cyangwa se akayifata mu mutwe, akaba ari nk'utuntu ashobora gusubiramo abutwonyine. Tujye kuganira, ariko tuganira uvuga muri iyo mvugo ya bijiyo bijya. Utubwiye ko watangiye kumenya ko ufite impano ya bijiyo bijya wiga mu mwaka wa 4, nimba nibuka neza. Ni nk'icyo baravuze uwo munsi bagahita bumva ko ufite iyo mpano. Habe wakintu uzi kutumye mbishaka ngo reka tujye kubishogoshogo. Yes, uri bugerageze wongera ijwi kugira ngo abakurikira Niho TV bo bakomeze kugenda bakumva neza, baraza no kugenda baduha amanota. Ese tuzana impano cyangwa se turabapfunyikira? Niyo mpamvu rero muba muhari kugira ngo ugenda usabwa gukurikira ikiganiro cyose kugeza gitanye kugeza agisojwe, kugira ngo uze kumva ko hari ahantu aza kwibesha, ubundi uze kukomentinga uvuga ati ahangaha mwatubeshe. Ibyo wabivuze ubikomoye hehe? Waba warabyumvishe mbere yuko ubivuga, ariko bivuga mu ijwi rya bijiyo bijya? Nari nabibonye. Sisi nari nabibonye. Wari wabibonye gute? Muri video ye. Muri video ye. Iyo video urayibuka? Ndayibuka, byari kuri TikTok. Kuri TikTok yari ari kumwe nande? Sindabyibukara. Mba yari ari kumwe na Kansirida. Sinibuka. Bijiyo bijya twamusanze ahagana hehe? Mwansanze muri Ngarama. Muri Ngarama. Ku muntu utazi Ngarama, ashobora kuba aherereye ahandi hantu. Ku muntu utazi Ngarama, Ngarama nahagana hehe? Ni mu kahe karere? Vuga ngo namanuka mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Gatsibo, mu murenge wa Ngarama. Mu murenge wa Ngarama. Yego. Inaha twagusanze mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Ngarama.
impano yawe uyumvisha abanyeshuri mwigana gusa cyangwa hari n'abandi bantu basanzwe muri sosiyete bajya babasha kumva ukuvuga cyangwa se bajya babasha gukurikira impano yawe? kuvuga ngo nyine mu banyeshuri hari ukuntu tuganiraga nkumva kuko mfite impano bakabishima bakanaseka. Ariko wongera ijwi kugira ngo baze kukumva neza. Muri make impano yawe ushaka kuba nta wundi muntu wo muri sosiyete uri wamenya ko ufite impano yo kwigana bijye bijye. Birashoboka pe. Sikundi icyamamare muri bose ndabarenze. Muri bose urabarenze gute mu buhe buryo? Kubera ko buriya ninjye ubasha kugigana. Buriya nta wundi muntu ndabyumvana. Nta wundi muntu urabyumva. Bijye bijya n'iryari wumvishe ko mukunze? Acyaduka nkunaga kuri tikitoki hagena bya bintu ngo nimba ari YouTube. Ni gutyo. Ubwo wamumenye agikinira kuri channel ya YouTube, wenda simbuze izina ryayo, ukunda bigiyo bijya bigera no kurura kujya umuntu agere ku rwego rwo kuba yakigana ijwi ry'umuntu nuko aba amukunda. Uramutse uhuye n'undi mustar utari bigiyo bijya ariko ubaye ufite impano ya bigiyo bijya cyangwa se uvuga nka bigiyo bijya, wowe wamusaba iki? Kuvuga ngo namusaba tugafatanya tugakina na video zikuntu mbikundaga. Yes, rero nitwa Baba, naravuze ngo uzagenda mbazanira impano nyinshi zigiye zitandukanye. Muramwumva yitwa Teta Fabrice, ariko ubu Rena cyangwa se aka kanya yitwa Bijya iyo bijya. Bijya bijya muramutse muhuye cyangwa se muhuriye muri filime cyangwa se comedy, mwakatinga abantu bakeberwa ijwi rya nyirizina uwa nyawe, wakumva umeze uti? Kuvuga ngo nkamanza nishima hanyuma nyine tukimprovinga. Urabona nyine gukinana n'icyamamare, kuvuga ngo nyine bisaba kwikaruma ukabaseriye. Nanjye nakifata mpita mbaseriye nkaba gisaza kimeze nka bijiyo bije. Uretse kumwigana mwijwi mu migendere yo, ushaka ko wavuga umwigana uwo mwigana no mu migendere? Birashoboka ko buriya ni wabashijijwe urabigerageza n'ingendo. Bijya bijya wakunze iyo mutekereje bumva ari muntu ki? Uvuga ngo buriya utabizi wavuga ngo buriya n'umuntu w'umukene ko nyine kuriya akinaga biranshimishaga. Biragushimisha. Ugaragaye kuri kamera nyuma y'iminsi myinshi wenda ufite iyo mpano, nugaragaye wambaye imyambaro nk'iya biziyo bijya, byo bisobanuye iki kuri wowe? Ko buriya nimara kubona umuterankunga akamfasha buriya nshobora kuzashaka ikoti. Ibyo bijya tuzi ko akenshi kunze kuba afite inkoni, yambaye ingofero, yambaye ikote, afite ukuntu agendamo, ukuntu ugaragaye imbere ya kamera, ibyo byose ntabyo ufite, ariko icyo ufite cy'ingenzi vocal voice cyangwa se ijwi rye. Mu gihe waramuka ubonye ugufasha cyangwa se nyir'ubwite nawe, ino video aricyo mpamvu nsaba ngo muyisharinge izagende igere ko igomba kugeraho. Ishobora kugera kuri bijiyo bijya cyangwa se ikagera no kundi muntu wamuhuza na bijiyo bijya, kugira ngo ino mpano y'uno mujene bamwita Teta Fabrice kugira ngo nawe igende izamurwa. Mu gihe yababonye ino video agasangura mwigana n'ibyo uvuga nkawe n'ibyo nawe ntiyabasha kubitandukanya, ariko mu myambarire biratandukanye, urumva ni nk'izihe challenge yakugiraho? Vuga ngo buriya yahitagira challenge yo kwambara ko nyine nahita mbishaka.
mu gihe uramutse ubonye iriya myambaro ye yambara, wenda nawe ubonye igikoti, ubonye inkoni, ubonye ingofero, hari ahantu witegura cyangwa se hari amafilime wenda uri gupanga kuzakina kugira ngo uzagaragaremo anytime aya mavideo azagere kuri bijya bijya? Ni ukuvuga ngo turi guteganya gukina filime, iyo channel ni Hot TV, ko nyine ntabwo twari twayikina, gusa nyine twashyizeho utuvideo, gusa nibakore subscribe, bakore subscribe kuri ni Hot TV kugira ngo bajye bagenda babana na Teta Fabrice aka Bijiwe Bijya. Ese habonetse abakwita muri umuntu wa Bijiwe Bijya, byo wabyakira ute? ni ukuvuga ngo buri cyambere ni ibyishimo, nanjye bura nakishima. Wowe ubwawe bitewe n'impano ufite uba wumva bakwita ngo iki? Sibanyita ngo ikira, nkanyita Bijiwe Bijya wa kabiri. Urashaka kwitwa Bijiwe Bijya wa kabiri? Aha twagusanze mu karere ka Gatsibo by'umwihariko mu Murenge wa Ngarama, niho ino mpano twayisanze. Mu gihe abandi cyangwa se abashinzwe industry hano mu Rwanda, akeshi abayobozi muri no industry babarizwa mu mujyi wa Kigali. Ego, nizihe mbogamizi ufite kuba abayobozi bakakubonye cyangwa se abakakubonye, abakagukurikiranye cyangwa se abakabonye impano yawe vuba basa nkaho bari kure yawe? Buriya cyambere ni support, buriya bansapotinze nkazamuka, buriya byamfasha. Support imeze gute ku buryo wahita uzamuka ukagera kuri babandi wifuza kugeraho? Cyambere buriya ni ukwamamaza n'ibikoresho, buriya amashusho gagenda gagiraga ikibazo. Uvuze ngo ukeneye uburyo bwo kuzabonamo amashusho agaragara neza kugira ngo na filime muri gupanga izatambuke neza. Mu gihe nk'uko nabivuze, mu gihe ino video iramutse isharinzwe ikagera ku ugomba kugeraho, akabona ino video ariko bikanajya atagufashije, nani cyakubwiye, n'iki wamubwira wowe? Kuvuga ngo habaga abantu bagundiraga, gusa nyine buriya nditega nayibona ngomba kumfasha. Mu gihe ayibonye cyangwa se idahise imugeraho ariko hakagira undi muntu nanone uyibona afite ububasha bwo kuba iyo video yayimugezaho, we n'iki wamubwira? Namubwira kunshakira support, nubwo yenda biba bigoye, niyo twakina na video imwe. Wowe icyo usaba niyo mwakina na video imwe byaba bihagije? Yego. Mu gihe muhuye akakubwira ko ufite impano, akanayemera ko mukinane iyo video, ego, hanyuma yo gukinana iyo video n'ubundi kongera ukagaruka aho twagusanze hano, n'iki kindi wasaba hanyuma y'ibyo? Uzi ukuntu uhita ubaki icyamamare, bibaga bishimishije. Yes, rero ni Hot TV murabyumva. Uno mujene akeneye guhuzwa na Bijya iyo Bijya, ufatanyije na ni Hot TV ndetse na Vava, byose ibyo bintu byagerwaho. Ukunda kubibasaba wowe uri kubona iki kiganiro, ino video ushaka kuyisharinga ikagera ku bantu igomba kugeraho kugira ngo Fabrice aka Bijiwe Bijya wa kabiri mwabyumvishe ko ariko yifuza kuzitwa, twamufasha twamusupportinga. Wenda twe nabwo dufite ubushobozi bwahita bumugeza y'aka kanya cyangwa se bwanamushakira ibikoresho wenda yifuza kugira ngo atangire gukina ayo mafilime, nawe mutangire mumubone muri no industry ya hano mu Rwanda. Ariko wowe ushaka kubona ino video nyamara ufitiye ububasha, nta kintu tugusaba nugufasha uno mwana w'umuhungu kugira ngo nawe agende azamuka. Niki usaba abaturage hano mu karere utuyemo twagusanzemo? Gukora subscribe, share, bakanakora comment. Mu gihe hari abateye comment iri negative, bo wababwira iki? Buriya bacanege barakabwera bwera, njye ntango tubyitaho. Abacanege barakajya ngiyo. Niki ngena tugana ku musozo,
abadahwema kugenda bakurikira Niho TV babana natwe umunsi kundi badahwema kugenda bakurikira ibiganiro byacu bo nicyo wababwira nicyo wabasaba nibakomeze barebe video zacu kandi zirangire bakuri subscribe bazirebe kandi bazirangize niki usaba abanyarwanda muri rusange buriya nabo mu gushaka support bakadusapotinga no gushaka support ningihe support ya nyuma wumva ukeneye kuri wowe ku mpano ufite nukuzamuka support ukeneye ya nyuma nukuzamuka. Yes guys, murabyumva ntabwo asaba amafaranga nasaba ibya mirenge icyo asaba nukubona umuntu wamuzamura gusa cyangwa se uwamuhuza n'uwagomba kumuhuza nawe kugira ngo nawe azagire ahagera aracyari mutoya nimba nibuka neza watuwe kwiga mu mwaka kangahe mwaka wa 5 w'indimi hano kuri SAP mu Ngarama nimba mbyumvishe neza wiga indimi n'ubuvanganzo mu mwaka 5 ese mu gihe waramuka ubonye support ntiyagutesha kwiga oya kwiga nibyo bya mbere dusoza niki ubwira video bije nk'umuntu warebye bati unirero modo wanje turamutse duhuye twahoberana tukishimana ukuntu nahita mba umusitari byabaga biryoshye ngamuhobere none hatwumvi komera girigwa zikondi girigwari wa kabiri nkamugwamo yes rero uyu mujeni afite impano cyangwa nayafite Niho TV twaravuze ngo gomba tugenda tubazanira impano nyinshi zigiye zitandukanye mwagiye mubona abatamutse bavuga ibisigo mwagiye mubona abaririmbye indirimbo zananiye abandi mwagiye mubona abagiye bavuga amakuru menshi agiye atandukanye by'umwihariko amakuru agenda avugwa mu mikino Niho TV twagiye tushakisha impano nyinshi nituzigera duhagarara kugeza impano zishoboka tubashije kugenda tuzigeraho. Reka dufate umwanya tugushimire bijo bijya wa kabiri. Murakoze cyane. Yes rero murakoze namwe twabanye namwe hano muri iki kiganiro tugenda tubana namwe umunsi kundi icyo twabwira kugenda udakoze subscribe share and comment byaba ariko sari kwemeye cyane gusa ikigendereho no kuzamura impano z'abana b'abanyarwanda bagiherereye iyo ngiyo mu burere bwa kure cyangwa se abaherereye mu byaro turagira ngo impano zose zigende zizamuka kugira ngo abo dufata nk'abastari igihe kizagera bakure bazakinira abasimbura rero abasimbura babo niki igihe n'iki ngiki kugira ngo umusimbura uzatangira kugaragara ashakishwe ukuntu yafashwa. Yes, Fabrice Teta arasaba ubufasha bwo kuba mwamuhuza na bijo bijya nakindi rero bisaba no gusharinga ino video ku bantu bose mukeka ko babasha kumubona kugira ngo uno musore impano ye igende izamurwa. Je nitwa Vava gomeza kugenda mabwira ngo mugomeza kugenda mugira ibihe byiza.